urukundo ruza ku isonga, urukundo ruza ku mwanya w'imbere ku bana b'Imana. Tugerageze tubane amahoro n'abantu bose, nubwo baba bitwara nabi, nubwo baba batadukunze, nubwo baba baturwanya, ariko ku ruhande rwawe nanjye tugerageze tubane n'abantu amahoro. Nubwo umuntu yakugirira nabi, nubwo umuntu yaba agufitiye inzika, nubwo umuntu yaba kugambanira, wowe nubwo wabimenya, iteka agambirira kumukorera icyiza. Amaherezo cya cyiza cyawe kiri muri wowe, rwa rukundo rwawe ruri muri wowe, ya mahoro ari muri wowe, azanesha bwa bugome bwa wa muntu kwifuriza ibibi. Haleluya. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ndabifuriza kurindwa n'Imana. Ndarifuriza komezanya ibyiringiro no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mu byo ducamo byose Yesu arabizi kandi ni umurengezi wacu, utabura kudutabara mu byago no mu makuba, mu byorezo no mu zindi ntambara zitandukanye. Nagira ngo munyemerere dusangire ijambo ry'Imana muri uru rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice byaho ni 3, duhere ku murongo wa 18 tugeze 22. Tuhasome mu izina rya Yesu. Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona ko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo, tugakora ibishimwe imbere yayo. Imana nishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga urukundo mu bikorwa. Abantu benshi rwose biraturyohera kuvuga cyane, ndetse ugasanga abenshi bararyohewe cyane, bakirarira bakavuga n'ibitari mu mutima yabo, bagambiriye gushimisha abantu no kugira ngo abantu babone yuko ari abantu beza, ari inyangamugayo. Ariko mu by'ukuri Imana irashaka yuko ibyo tuvuga, ibyo dukora biba bivuye ku mutima, bihamanyije n'umutimanama wacu, kuko ibyo nibyo binezeza Imana. Intumwa Yohana yanditse ku rukundo, yandika urukundo mu bikorwa runyuranyije n'urukundo rw'urumamo ku rurimi gusa. Ndetse ijambo ry'Imana ritubwiye yuko urukundo rwacu rutagomba kuba urukundo rw'amagambo, urukundo rwo ku rurimi, urukundo rw'inyuma gusa, urukundo rwo kwishushanya, urukundo rw'uburyarya. Imana irarwanga. Imana irashaka yuko dukundana urukundo ruvuye ku mutima, urukundo wazirikanye, urukundo ruvuye ku mutima, hanyuma ururimi ndetse n'amagambo bikaruherekeza. Nirwo rukundo mu bikorwa. Yesu nashimwe cyane. Nimvuga ngo ndagukunda, mu by'ukuri bibe bivuye ku mutima. Numva koko iyo nkurebye nkabona uko uteye, nkabona uko usa, uko wambaye, uko umeze neza, ngashima Imana yakuremye, ndetse nkanezezwa nuko umeze neza, kandi nkaba bivuye mu mutima wanjye nkwifuriza kugubwa neza. Uko nifuza ibyanezeza, nanjye nkabikwifuriza. Abo bantu bakundana urukundo mu bikorwa nibo bana b'Imana nyakuri. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Imana nishimwe cyane. Uvuga ngo ibyo dukora, dukundana urukundo mu byo dukora ariko no mu by'ukuri. Uvuga ngo Imana yanga uburyarya, yanga kwiyoberanya, yanga kwishushanya. Abana b'Imana ibyo bakora byose bagomba kubikora mu kuri,
mu mucyo, kandi ibyo bakora mu byo bakora urukundo rwabo rukagaragara muri ibyo bikorwa. Umurongo wa 19 ngo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, imitima icira urubanza abantu bavuga iby'urukundo ku rurimi, ku magambo, nyamara imitima badahamanije n'imitima yabo. Ngo kuko Imana iruta imitima yacu, ngo kandi izi byose. Ushobora kubeshya abantu, ushobora kwirarira, ukavuga ibyo wumva byose, ukivuga ibigwi, ukavuga ko ukunda abantu, nyamara hari izindi nyungu ugamije, abantu bakaba banabyemera, ye bakabifata ko ari ukuri, ariko Imana yo izi byose, ireba n'ibiri mu mitima yacu, ibasha kugenzura neza ibiri mu mitima. Ntitwishuke rero, nimba koko dukorera Imana, tuyikorere mu kuri no mu rukundo. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo, tugakora ibishimwa imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu unezeza Imana, ukora ibyo akora bivuye ku mutima, kandi ahamanije n'umutima nama yuko ibyo akora ari ukuri. Aba bantu nibo bana b'Imana, aba nibo banezeza Imana, aba nibo ibyo bakora byose imitima yabo iranezerwa, nta kibacira urubanza. Ariko abantu bishushanya iteka barabikora, ariko bagasigara imitima yabo ibacira urubanza, bagasigara bafitanye urubanza n'imitima yabo, bagasigara barwaye, imitima yabo ibarya, imitima yabo ibabwira kuki wabeshye, kuki wiraririye, kuki wavuze ibyo udakora. Mana itubabarire cyane. Nshuti yanjye, ndagusaba kugira ngo mu byo ukora byose ubikore bivuye ku mutima, kandi ari iby'ukuri, kandi ubikorana urukundo. Niho uzanezeza Imana, kandi Imana izita kuri wowe. Imana izakugirira neza, Imana izaguha umugisha, Imana izakuyobora, kuko Imana ikunda abavuga ukuri, kandi mu byo bakora byose bakabikorana urukundo. Imana ishimwe cyane. Katwongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice byaho ni 13. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 7. Turacyari kuri rwa rukundo mu bikorwa, urukundo Imana yishimira. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Uvanga urukundo ni rwo rwa mbere. Niba koko twariyemeje gukurikira inzira y'agakiza, niba koko twariyemeje kwizera Umwami Yesu, kumwiringira, ndetse tukamutunga mu bugingo bwacu, tukamwemera akatuyobora, akatubera Umwami n'Umukiza, tugendere mu rukundo. Nta yindi nzira y'abana b'Imana, ni inzira y'urukundo. 13 duhereye ku murongo wa mbere. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Mwami Yesu ahimbazwe. Amagambo arakomeye. Ijambo ry'Imana riratwereka uburyo urukundo ari ingenzi gusumbya ibindi byose. Aha ku murongo wa mbere havuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ngo ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ni ukuvuga ngo ibyo waba ukora byose mu mpano wahawe, ariko ntubikore mu rukundo, ntacyo byaba bimaze. Yewe ngo nubwo waba uhanura uvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko udafite urukundo,
ni nko gusakuza, ngo uba uhindutse umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Impano ni nziza kandi Imana yaraziduhaye kugira ngo zikoreshwe mu itorero rya Kristo. Ariko mu mpano waba ufite iyo ari yo yose, kandi ubundi nta n'impano iruta iyindi, mu byo waba ukora byose, mu mpano wahawe, bikore mu rukundo, niho uzanezeza Imana, niho impano yawe izaba ifite agaciro. Ariko niba udafite urukundo, waba uzi kubwiriza cyane, waba uzi kwigisha cyane, waba uzi guhanura cyane, waba ufite no kwizera gukomeye, ariko muri wowe ukaba udafite urukundo, ntacyo bimaze. Bibiliya yavuze ngo ntacyo uba uri cyo, ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose, ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwike, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Kwa kundi abantu no muri iki gihe abantu bari kwitanga kuko babona hariho n'abandi bantu bafite umutima mwiza wo kwitanga, cyangwa se hari itegeko ryatanzwe ko abantu bose bafatanya kugira icyo batanga, abantu bakabikora ari ukugira ngo banezeze ababayobora cyangwa bagaragaze yuko ari abanyacyubahiro, ariko ntibabitange bivuye ku mutima, ntibabitange bivuye mu rukundo rw'Imana, bumva ko mu by'ukuri bari gukora igikorwa basabwe kandi kivuye ku mutima, nabo ubwabo bumva bahamanyije n'ubwo bwitange, bakabitanga ari ugushaka kwiyerekana, babiha abakene, ngo nabwo igihe batabitanze bivuye ku mutima ngo ntacyo byabamarira, ngo nabyo ni ubusa. Ahangaha rero baradusobanurira uhereye ku murongo wa 4 urukundo urwo ari rwo, urukundo nyarwo. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Imana nishimwe cyane. Amen. Uru rukundo ruvuye ku mutima, Imana ishima, Imana inezezwa n'uwo mutima. Uru rukundo ni ngombwa yuko rugeragezwa, ariko nubwo rugeragezwa, uru rukundo ngo rurihangana rukagira neza. Icyo bivuze ni uko abantu tubana, abantu dukorana, abantu dusengana, abantu tugendana, siko bose tuba turi inshuti magara. Hari abadukomeretsa, hari abatureba nabi, hari abo tuba dufitanye amakimbirane, kandi mbibutse bene data yuko muri iyi si amakimbirane atabura. Ikintu gikomeye gihari, abantu bafite Yesu mu bugingo, abantu bagendana Yesu, abo bantu baba bafite imbaraga zo kwihangana, ndetse ibitugerageza tukagerageza kuribirebera mu ndorerwamo y'urukundo, ndetse tukaba twabibyazamo ibidukomeza n'ibyiza n'amahirwe. Urukundo rurihangana, kandi kwihangana ni imbaraga zikomeye ziba mu muntu wakiriye umwami Yesu. Kandi urukundo rugira neza, rutitaye cyane ku nshuti zawe magara n'abandi bose bagukeneyeho ubufasha. Igihe cyose ushobojwe ufite kugira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Nta muntu ufite urukundo rw'Imana wari ukwiriye kugira ishyari. Ishyari, umuntu ufite ishyari aba ayobowe n'umwuka mubi. Ishyari ni irangamutima ribi, ishyari, uburakari, ubugome, urwango, ayo ni amarangamutima mabi, negative emotions. Kandi iyo umuntu afite ayo marangamutima mabi muri we, umwuka w'Imana ntabwo uba muri we. Urukundo ntirwirarira, nibyo twavuze. Umuntu ukora ibintu byose yirarira,
ibyo avuga ku munwa bitavuye ku mutima ntabwo anezeza Imana. Urukundo ntirwihimbaza, yandi magambo ntirwishyira hejuru. Ibyo wakora byose ubikora mu rukundo rw'Imana, udashaka kugira ngo wirarire, ahubwo ushaka guhesha Imana icyubahiro. Ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo dusomye ku murongo wa 13 w'icyo gice haravuga ngo ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Urukundo ruza ku isonga, urukundo ruza ku mwanya w'imbere ku bana b'Imana. Niba koko twizera umwami Yesu watwitangiye ku musaraba kubera urukundo dukunda, ndetse kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, urwo rukundo Yesu yadukunze, turasabwa kugerageza gutera intambwe, kugera ikirenge mu cya Kristo. Ndetse uko Pawulo ahamagarira itorero rya Kristo ati mutere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngitera mu cya Kristo, nuko natwe tugomba kubaho mu rukundo rwa Yesu. Urukundo ni ingenzi, urukundo ruza imbere. Umuntu wese ukora ibikorwa by'urukundo adashaka kwirarira, adashaka kwiyerekana, abikoze ku bw'icyubahiro cy'Imana, uwo muntu anezeza Imana kandi Imana iramwishimira. Haleluya. Ndetse ngo urukundo rubabarira byose. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite umutima w'urukundo aba afite n'imbabazi muri we. Urukundo rwizera byose. Iyo umuntu afite urukundo muri we, nubwo umuntu yamuhemukira, afite kwizera ko afite kuba yahinduka kuba mwiza. Urukundo rwiringira byose. Iyo umuntu afite umutima w'urukundo yiringira yuko mu by'ukuri Imana iri kumwe nawe, n'ibyo yahura nabyo bimugoye aba afite ukwizera yuko Imana ifite kumutabara. Urukundo rwihanganira byose. Niho twavuze yuko umuntu ufite urukundo arihangana. Haleluya. Ndabashishikariza inshuti zanjye kugira uyu mutima w'urukundo. Kadusome Abaroma ibice 12 n'umurongo wa 18. Umurongo mwiza cyane. Kandi burya umuntu ufite umutima w'urukundo ni umunyamahoro. Aranditswe ngo ku murongo wa 18 haravuze ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ni njye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi cyiza. Amen. Uru ni rwa rukundo tubabwira, kuko umuntu ufite urukundo nababwiye ko yihanganira byose. Ijambo ry'Imana ryavuze ku murongo wa 18 ngo niba bishoboka kuri wowe nanjye tubane amahoro n'abantu bose. Uyu murongo icyo uvuze si uko abantu bose ari beza, si uko abantu bose bifuza kubana n'abandi neza, ariko wowe nanjye shyiramo agatege, shyiramo imbaraga, tugerageze tubane amahoro n'abantu bose. Nubwo baba bitwara nabi, nubwo baba batadukunze, nubwo baba baturwanya, ariko ku ruhande rwawe nanjye tugerageze tubane n'abantu amahoro. Hanyuma ijambo ry'Imana katubwira ngo niba barakugiriye nabi uzirinde kwihorera. Ndetse ijambo ry'Imana katubwira ko guhora ari ukw'Imana, kandi Imana nizitura buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire. Wowe wita ngo arakwanga
nasonza umugaburire. Ijambo ry'Imana ravuga ngo irembo rijya mu ijuru rinyura mu gikari cy'umwanzi. Uwo wita umwanzi, uwo mutavuga rumwe, nasonza umuturanyi wawe, nasonza umuha icyo kurya, nagira inyota umuha icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Aha niryo tandukaniro ry'abatizera Imana, ry'abapagani n'abakristo cyangwa abana b'Imana. Ku mwana w'Imana ikizamutandukanya n'utarizera, n'utarahinduka mushya, n'umupagani, ikizagutandukanya n'uwo mupagani nuko wowe uzakora ibinyuranye n'ibyo akora, uzakora ibikorwa byiza, uzagerageza kubana nawe amahoro. Nubwo we yaba kwifuriza ikibi, ariko Imana izakurengera, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo guhora ni ukwiteka Imana yacu. Ku murongo wa 21 akatubwira ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Bwana Yesu asifiwe. Aha rero ni ukuvuga ngo iteka ryose mu buzima bwacu bwa buri munsi tugerageze gukora icyiza. Nubwo umuntu yakugirira nabi, nubwo umuntu yaba agufitiye inzika, nubwo umuntu yaba kugambanira, wowe nubwo wabimenya, iteka agambirira kumukorera icyiza. Amaherezo cya cyiza cyawe kiri muri wowe, rwa rukundo rwawe ruri muri wowe, ya mahoro ari muri wowe, azanesha bwa bugome bwa wa muntu kwifuriza ibibi. Imana nishimwe cyane. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya. Dusomye mu gitabo cy'Itangiriro inkuru ya Yozefu na bene se, dusanga neza uburyo bene se bamugambaniye, bamwifuriza gupfa urupfu rubi, kandi bamuziza ubusa kubera ishyari. Nababwiye ko ishyari ni irangamutima ribi, ndetse abantu bafite muri bo ishyari ntabwo baba bayobowe n'umwuka w'Imana. Akenshi uzasanga umwuka wa Satani ari wo ubahanzeho. Ariko Yozefu yabaye inyangamugayo, yagaragaje urukundo akunda bene se, nubwo bo bamugambaniye, bamwifurizaga ibibi, ndetse bakamujugunya mu rwobo, bakagera n'igihe bavuga bati tumuvanemo tumugurishe mu banyamahanga. Kandi yarabibonaga. Yozefu yarakiri muto, aciye akenge, ibyo byose yarabibonye, abona ko bene se bamufitiye ishyari, batamukunda. Ariko iyo yageze hose Imana yabanye nawe. Ni hahandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntituzihorere iyo twitwaye neza, abatwifuriza ibibi tukabifuriza ibyiza, tugakora neza, ibyo twacamo byose Imana biri kumwe natwe. Mu byo yaciyemo nubwo yageragejwe, Imana yabaye kumwe nawe. Haleluya. Reka dusome Tangiriro ibice 50, duhere ku murongo wa 17. Muzabwire Yozefu ibi, arakwinginze, babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko bakugiriye nabi. Nuko turakwinginze, babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Imana ishimwe cyane. Nibyo nababwiye mu jambo twatangiriyeho, abantu bakora nabi, abantu bagambirira ibibi, iteka ryose imitima yayo bacira urubanza. Iyo uwo bagambiriye gukorera nabi, iteka bereka ibyiza, iteka abana nabo amahoro, iteka bifuriza imigisha. Ariko bo nubwo Yozefu yari amaze kubakira, bakomeje kubura amahoro. Uko wa mutima wabateye kugambirira kumukorera nabi, kumugurisha, kumuta mu rwobo, kumwica, wakomeje kubacira urubanza. Hanyuma ndetse bahimbira na se ko ari bo babwiye amaze gupfa ngo baze kumusaba imbabazi. Ariko Yozefu ntiyabyitayeho. Icyo yarebaga imbere, icyo umwuka w'Imana yamuyoboragamo, kwari ugukora icyiza ibihe byose. Arabahumuriza abonye ko
umutima, badafite amahoro, baciriwe urubanza. Yozefu arababwira ati mwitinya, mureke no kundamya kuko sindi Imana. Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho, none ikiza abantu benshi urupfu. Uyu munsi ushobora kubona mugenzi wawe nk'umwanzi, nk'umuntu ukugambanira, ariko Imana igufashije ukagira kwihangana, ukamukunda, ugaca bugufi, ruriya rwango cyangwa se buriya bwanzi ubona, Imana ishobora kububyazamo andi mahirwe yo kuba mwabana neza. Kandi ibyo bizaturuka uko we akwifuriza ibibi, uko yaba ashaka kukubwira ibibi, wowe ukamubwira ibyiza, wowe ukitwara neza, wowe ukamwifuriza imigisha. Niko byabaye kuri Yozefu na bene se. Yozefu arongera arababwira ngo none mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Ntabwo bari bazi, nubwo Yozefu yabibabwiraga mu nzozi, uburyo Imana izamugira umuntu ukomeye, ntabwo babibonaga. Kandi abantu baba bafite ishyari muri bo n'urwango n'ubugambane, ntabwo babona iyerekwa ry'Imana, ntibabona ibyiza by'ejo hazaza. Ndetse ngira ngo umucuranzi w'umunyarwanda, ngira ngo ni Byumvuhore, niwe wavuze ngo umwana ni umukungu, umwana ni umutware. Umwana ntukamugirire nabi, umwana uzamutware neza, uzamukore neza, kuko ntabwo uzi uwo azavamo uwo ari we. Nayo mpamvu abarimu, abigisha, yaba mu mashuri y'incuke, abanza, yisumbuye na za kaminuza, ari abanyamugisha, kuko barera abantu bakomeye. Iyo babitwaye neza, bakabaha uburere bukwiriye, bakabaha ireme ry'uburezi, baragororerwa. Yesu nashimwe cyane. Naragenzuye nsanga impano yo kwigisha ni imwe mu mpano zikomeye Imana itanga. Yesu nashimwe. Yewe n'umunyarwanda yaravuze ngo ugire neza uzayisanga imbere. Rero ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko dufite gushishikazwa no gukunda abantu, urukundo ruvuye ku mutima, urukundo mu bikorwa, atari urukundo rw'amagambo, rwo kwirata, rwo kwiyemera n'icyo ukoze ukagikorana ubwibone, atari ukuvuga ngo mu by'ukuri ugikoze kuko ubabaye mugenzi wawe. Yozefu rero yitwaye neza, kandi byamuviriyemo gushyirwa hejuru, kandi afata neza bene se n'imiryango yabo yose, ndetse nabo barahirwa ku bwa Yozefu. Bene data, turi mu bihe bikomeye muri iki gihe cy'icyorezo kimaze igihe kirekire, ntawe uzi impamvu, ariko Imana irayizi. Nayo mpamvu mu by'ukuri dufite kwitwararika, dufite kumenya abo turi bo. Mu byo dufite, uko byaba bingana kose, umuntu akugannye, Imana igushoboze kugira uko witwara, kandi dukorere mu rukundo bivuye ku mutima. Imana izatugirira neza, kandi tuzabona ihirwe n'ubutsinzi bw'Imana. Umwami Yesu aduhana umugisha. Kadusenge. Nyagasani Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimira urukundo rwawe Kristo, rwakuvanye mu ijuru ukaza ukitanga ku musaraba, kugira ngo ukwizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Kandi urukundo wadukunze, turagusaba kugira ngo Mana yacu dushoboze gutera intambwe turusatira, natwe turukuriremo. Mwami Imana yacu, tubashe kubana narwo, kandi mu byo dukora byose tubikore mu rukundo no mu kuri, kugira ngo Mana tugume mu nzira yawe y'agakiza. Kandi ku iherezo ry'ibihe, kuko bizarangira, Mana tuzabihemberwa ikamba ry'ubugingo. Umugisha itorero ryawe, umugisha buri wese wumvise iryo jambo, kandi rimukomeze, rimuheshe kwitwararika muri iyi si, kuko ibintu byose bihinduka, ariko wowe Mana ntuhinduka. Ni wowe ushyira hejuru, ni wowe ucisha bugufi, ni wowe wimika kandi ukimura. Buri wese ahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe, kandi yitwararike, ayoborwe nawe. Umwuka wera w'Imana dutegeke. Umutima wacu uhamanye n'umwuka wera mu byo dukora, ko ari iby'urukundo kandi ari iby'ukuri, kandi tumenye neza yuko nitwitwara neza, ari we uzatuzamura, ari we uzadushyira hejuru, ari we uzakomeza kuturwanira no kuburizamo ibiturwanya byose.
tukabona mwami intsinzi yawe, kandi tukavuga amashimwe no kugira neza kwawe iminsi yacu yose yo kubaho kwacu. Turagushimiye, nushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na Pasiteri Cyungura Dieudonné ubifuriza ibyiza byose. Amen.